Yes, nanone tubahaye ikaze mu biganiro byacu mwese mudukurikiranye aho muherereye hose mu mpande enye z'isi. Reka tubabwire ngo nimugubwe neza kandi amahoro y'Imana bane namwe. Ngewe nitwa City Hunter, imbere yanjye kandi nanone kuri screen yawe uri kuhabona Pastor Alpha na Mama Mignone official. Barasa neza cyane. Uyu munsi tuba tugira ngo tuganire twubake u Rwanda tutizigama. Banyarwandakazi, murumva icyo kintu cyo kubaka u Rwanda tutizigama? Ni ikintu cy'ingenzi. Ni ikintu cy'ingenzi kandi ni ikintu cy'agaciro ku munyarwanda no muri societe muri rusange. Ni cy'agaciro. Tubahaye ikaze rero mu kiganiro cyacu. Stianta, turagushimye. Urakoze kuduha ikaze. Yego. Kubagiye kudukurikira. Amazina yanjye nitwa Pastor Alphonse. Imana ibaho umugisha. Reka twakire na Mama Mignone official, hanyuma nawe atwibwire kandi yibwire n'abagiye kumukurikira. Murakoze cyane nshuti bakunzi bacu. Nitwa Uwumuremyi Leonira, ayo ni amazina y'ababyeyi. Hanyuma nkitwa na Mama Mignone official. Abankurikira rero ndabasuhuje. Icyo ni icyambere. Icya kabiri, weho udukurikiye utarakora subscribe, nukuri jya kuri Uyisenga TV ukore subscribe, ujye kuri Mama Mignone official ukore subscribe, ujye kuri The Blessed TV ukore subscribe, ujye kuri Mama Nana official ukore subscribe, ndetse ukurikire n'iki kiganiro unagisoze. Haba harimo ibintu by'ubwenge byinshi cyane. Hariho abantu benshi badakunda kubimenya, ariko tuvuga ibintu nukuri ubikurikiye ukanabikurikiza, hari byinshi byahindura mu buzima bwawe. Yaba perezida wabyumva Cyane rwose. Waba umutware mu rugo rwawe, waba umwamikazi w'urugo rwawe. Yego. Mama Mignone bakavuga ati rero uriya mubyeyi mukorana bajya banyandikira. Umubyeyi mwiza ufite inyinya, ufite umuco. Abandi bataka batari bwo nubwo twabonye umuco, ibyamaze kubico. Umuco n'ugihari rero. Umuco wabayico sha. Wabayico. Ariko ubundi abantu kugira ngo basobanukirwe batagendeye mu isi ya digitali, hari umwana ushobora kuvuga ngo umuco ni iki, umuco akabura igisubizo. Ariko nk'umubyeyi uganiye umuryango kugira ngo tube mu gihugu cyiza, ubundi umuco ni iki? Hari umuntu wavuze ngo agahugu katagira umuco karacika. Umuco tuba dufite, umuco tuvuga ni ubuzima, ni uburere, ni imibereho, ni imyitwarire, ni imyifatire tugomba kubaho. Iyo bavuze ngo umuco w'aha hantu, umuco w'iki gihugu, ni uburyo ki abantu bifata, ni uburyo ki abantu bitwara, uburyo ki abantu baganira, uburyo ki abantu bumvanana, umwe yiyumva mu undi. Noneho ibyo bintu nk'uko bashobora kuvuga bati umuco w'u Rwanda turawukunda. Yego. Umuntu bivuze akabivuga wenda abonye aho itorero ry'igihugu ryagiye kubyinira. Ibyo nabyo bikaza kugaragaza umuco wacu, uko intore zitaraka, uko abanyarwandakazi bambara, uko abagabo baho bambara. Uretse ko imyambarire y'abagabo imyinshi ku isi irasa, ariko umuco uzaboneka mu myambarire, uboneke mu mibyinire, uboneke mu mivugire, uboneke no mu migendere. Hari ukuntu uzajya kubona ukabona umunyarwanda rwose aragenda mu muhanda neza yitonze, nta gusaragurika ntaki, ariko ukajya kubona ukabona umunyamahanga ukabona kwirukanka, ariko ukabona ko dutandukanye. Umuco rero ugaragarira muri byinshi. Yego. Wamera mikoro Pastor Alpha, ndaza kubasaba kugira ngo kubera ko twatangiye ikiganiro urajya yumva ari ikintu yavuga arajya asaba kanya mugenzi we. Bata umuco, natwe kera nari umwanditsi. Byumbwirira Pastor Alpha ko ndi umwanditsi mwiza rwose w'ibitekerezo. Nigeze kwandika indirimbo ivuga ngo kera abasogokuruza barasangiraga amazi n'inkwi ndetse n'umuriro, imico y'abakoroni irazira dusenya, iyumvire nawe kuba umunyarwanda. Ndo umunyarwanda rero, umunyarwanda, umuco, turi kuvuga ku muco w'iwacu Rwanda rero Pastor. Urakoze. Nkuko Mama Mignone abivuze, umuco ndabivuga mu buryo butatu. Ubundi umuco utangirira mu muryango. Buriya bakanabivuga neza
ugacurirwa mu muryango, umuco ukanagurirwa mu muryango. Hanyuma kandi umuryango ushobora kugira umuco wawo n'undi ukagira umuco wawo bitewe n'amahame y'umuryango. yego Uwo ni umuco w'umuryango. Mu muryango wacu tugendera kuri ibi ntitubyemera. Uwo ni umuco w'umuryango. Sobanura umuco w'umuryango, ariko kandi tukagira umuco mbonerahamwe w'igihugu. Uwo ni umuco dusangira twese yego tuvuye kuri ya mico tugira mu muryango, yego ariko tukagira n'umuco nk'igihugu. Iyo tuvuga rero umuco w'igihugu, ni ururimi rumwe burya duhuriraho, yego ni ururimi duhuza, yego kandi umuco ukaba umwe. Buriya mu ndangagaciro z'umuco w'Abanyarwanda, yego icya mbere duhuje ururimi, icya kabiri yego duhuje umuco wo kwiyubaha, wo kugira indangagaciro. yego Hanyuma rero uyu munsi iyo tureba umuco, ari nacyo kiganiro turimo, nyamuneka uzacyumva yego arasabwa kugira ngo nk'umunyarwanda, ndi umunyarwanda, noneho akarusho twabaye n'abakristo. yego Hari umuco w'umunyarwanda, hari n'umuco w'umukristo. Iyo rero umunyarwanda mwiza ufite umuco, ufite indangagaciro z'umuco, iyo aje akaba n'umukristo, aba umukristo mwiza. yego Naho anyuze hose avugwa neza, kuko afite indangagaciro z'umunyarwanda. Uyu munsi rero afite n'umuco nyarwanda, afite n'umuco nyarwanda, akagira n'ubukristo muri we. Uyu rero aba umunyarwanda mwiza, kandi akaba umukristo mwiza. Iyo rero tuje mu gihe cya none, abantu basa naho bari muri digitari, ntabwo digitari ikuraho umuco, barabizimiza, kandi imbere byaragendanaga. Ubona ko hariho uruvangitirane mu muco, ndetse rwamaze kuvanga urubyiruko. Ariko kandi burya urubyiruko rugendera ku muco w'umuryango, yego, kandi rukagendera ku muco w'igihugu. Kuko uyu munsi nubwo twigisha umuco, ariko twebwe abakuru tugomba kubanza kugira umuco, kugira ngo ikirenge duteye n'abadukomokaho bagire gute, bagitere. Ariko uyu munsi usanga twe bakuru twagasigasiye umuco, tugasigasira ubunyarwanda, tugasigasira ubukristo, usanga ari twebwe twamaze kwica umuco. Noneho n'abana batubona bakatwigiraho ibitari byiza. yego ariko nanone mama Mignone, wameraho mama Mignone mikoro, muraza kubyibuka neza, ubundi ibintu bijye bibasaba. Hanyuma rero pasiteri ati na kera niko byahozeho, ngo bicaraga baganira iby'umuco, ngo bahitaga basoza bavuga ngo mujye mubimenya yuko Imana yirirwa ahandi igataha i Rwanda. yego nanone pasiteri atubwira ikintu gikomeye, ati ab'iki gihe bakuru ntabwo ari bo batoza abantu umuco. Birumvikana uyu munsi pasiteri namara kugira amafaranga, hari igihe umwana we cyangwa umwuzukuru we atazashobora kwiga mu mashuri yo mu Rwanda, akamwohereza hanze. Ni iki gituma uyu muco ucika ugahinduka ico, kandi ariho biza bikanunganira wa muco uza nawo ukagira inyungu, abantu bakamenya Imana? murakoze cyane. Hari akantu nsetsa ku ruhande n'ibyo nari mbonye. Okay, abakuru ntabwo ari twe turi gutoza abana umuco kuri uyu munsi. Abana b'uyu munsi bari muri digital, bari muri digitale. Impamvu ngiyi, uyu umwana si turi muri vacances, mbabarira undebere umwana uri munsi, uri hejuru y'imyaka 14 12 udafite smartphone, nawe arimo ariga imico yahariya hirya, arimo arareba filime ya Rambo, kandi turi muri vacances, arimo guhindura channel kuri televiziyo.
ari guhindura shene areba iyi shene niyo iriho filime nziza, iyi shene iriho marimari, iyi shene iriho firijorito, izo filime zose azirebe. Ari kureba filime za hehe z'iyo muri Aziya, ari kureba uko bitwara. Niyo mpamvu njye mvuga ngo iterambere rijya rituzanira ibyiza rikatuzanira n'ibibi. Uyu mwana wo kugira ngo akurikire se uhura n'umuntu akamusuhuza, sintinye no kuvuga umwana wa pastor. Umwana wa pastor ubu bushobora gucya mu gitondo ntagusuhuze kubera ibyo yabonye kuri televiziyo, ko umuntu anyura ku wundi ntamusuhuze, kandi uyu yari pasteur. Ibi reka ninjire mpuze na uribuka hari ikiganiro twigeze gukora mu minsi yashize igihe bafataga babana b'abakobwa bari bakoze ibintu bitari byiza na za Heineken, bari kuvuga ngo harimo umwana wa pasteur, ati ubu pasteur arajya imbere y'abakristo akavuga iki? Uyu pasteur uyu nguyu ntago twamucira urubanza, we ari mu gukora icyo agomba gukora, icyo Imana yamuhaye. Ariko uyu mwana bitewe na digitali, bitewe n'iterambere arimo, bitewe n'ibyo abona, arajya gukora biriya nyine. Uyu munsi pasiteri niba yaje hano kuvuga ubutumwa bwiza, ntabwo azi umwana w'ibyo asigaye ari kureba inyuma, kandi na mama we yagiye mu kandi kazi. Simvuga uyu wenyine, n'umwana wanjye nuko, n'umwana wundi nuko. Kubera izihe mpamvu uyu mwana ubwonko bwe bufungutse kurenza ubwanjye. Ndewe niba narakuze nkajya kwiga muri segonderi, reka mvuga urugero, hari igihe njya mbibwira abana bakanseka cyane. Hari umunsi papa yigeze kunyandikira arambwira ngo mbese kubera ko nta telefone zabagaho, ariko yaranyandikiye icyo gihe yagombaga no kujya mu kazi hirya yaho nigaga, agomba kunyura hafi y'ikigo, arambaza ngo none se ngo ukeneye amafaranga y'itike? Ndavuga ati nta mafaranga nkeneye rwose. Impamvu ni iyi, umuco w'icyo gihe nuko wantegekaga. Gusaba umubyeyi amafaranga ya hato na hato ntago byari biriho. Impamvu bitari biriho nibihe, nta tuntu two hanze, nta kurya utubenye, nta kurya uturindazi, nta kurya udushokora, ntaki. Nari nzi ko ngomba kurya ibiryo byo mu kigo. Uyu munsi rero iyo ndi kubibwira abana bacu, aricara agaseka cyane, atubwira kubwa ngo kohereza amafaranga urabyanga. Ni ukuri namubwira ngo nta mafaranga nkeneye, kandi ayo nabaga afite numvaga ahagije, ndetse n'itike yagomba kunyura ayo nasaguraga narayazanaga nkayabahereza, bavuga ngo nasaguye aya naye. Ariko umwana w'uyu munsi ashobora guteka n'umutwe wo kukubwira ati nyoherereza 5,000 dore ku kigo tugiye gukora ibi n'ibi n'ibi. Umwana ntatinya kukubwira ngo nyoherereza 10,000. Ari mu kigo, wishyuye minervare, wishyuye uniforme, wishyuye buri kimwe cyose. Ariko kubera iterambere, kubera ibyo yabonanye runaka, kubera ibyo yabonye ku bana biga ku kigo hanaha, ari bwifuze kumera nkabyo, arifuza kugenda muri icyo cyiciro. Dushimira yuko hari ubuyobozi bwacu, hari n'icyo byashyizeho byo kuvuga ngo abana bajye bagenda badepoza ahantu hamwe, bagende mu mabisi amwe. Twebwe kera hariho n'igihe iyo bisi yazaga kudufata mu kigo ikadutahana, ariko itaroburije yo kuvuga ngo murahagarahana, bakadushyitsa muri gare tugatega n'izisanzwe. Ariko umwana w'uyu munsi arava mu modoka imuvanye ku ishuri afite umuntu bavuganye bagomba guhura. Umumotari, hari umumotari uri bumutware, hari umupapa uzanye imodoka, hari uri buyiparika agahita amwinjizamo, bakamanza bagakatira ahantu hirya no hino. Umwana w'imyaka 13 uri muri segonderi uyu munsi azi kujya mu kabara akajya kurya inkoko, azi kujya mu kabara akajya kurya akabenzi. Ibyo nge narangije segonderi ntabyo nzi. Rero iri terambere rituma n'umuco wacu utakara. Akaba ariyo mpamvu ngewe ntabwo nshinja ababyeyi cyane, uretse ko ababyeyi natwe hari uruhare tubifitemo. Ababyeyi dukwiye kwegera abana bacu tukabagira n'inshuti zacu. Ariko uyu munsi umwana w'uyu munsi ari kukwereka ko akurengeje ubwenge, ari kukwereka ko akurengeje ubushobozi, ari kukwereka atari ko disi rwose mama ati icyo gihe ati nuko mukambarije ipoze kubita ku birenge ntiyego, ati nuko mukagenda ku murongo mwagiye muri soruti ntiyego. Ikigo cy'ababikira twigagamo nuko cyari kimeze. Ariko umwana w'uyu munsi ntiyabyumva. Umwana w'uyu munsi azi ko niyiga hangaha agatsindwa ari bujye kwiga muri priva hanaha. Ibyo nabyo ni ibyica umuco, kuko ntago kwiga ari bubiha agaciro. Ahubwo aravuga ati byanze bikunze afite ishuri ngomba kuzigamo. Mama azabikora, papa azabikora. Ariko twebwe kera wiga guri kuri pressure yo kuvuga ngo ntahabwa aramvuye cyangwa dubroma. Ibyo bintu byarakubabazaga, umusozi wose ukabimenya, komine yose ikabimenya. Ariko uyu munsi umwana yakwiga atakwiga ntacyo bimubwiye. Iwamwehereza ku ishuri akava mu kigo akajya kwibera muri geto ahantu n'undi muntu
ntabwo wabisobanukirwa apfa kuza kubwira ati uko avuye ku ishuri nawe ukabyakira gutyo yego kuko bamaze kuturenga yego nahumvishe mera pasiteri mikoro pasita mama minyoni wamwumvishe aho abatoza b'umuco basigasira uwo muco ndetse bakanaba batoza abantu cyangwa b'abana batoya kumenya Imana aho nibabuze ni iki kibitera kuba noneho abantu bavuga ngo ni digitale bagaterera iyo ntabwo kuba digitale iriho kugira umuco ntibivuze gusigara inyuma mu iterambere yego ntabwo bivuze gusigara inyuma ariko kandi nta nubwo bivuze kujya imbere y'iterambere kujya imbere ya digitale kuko buri isi bisaba kugendana nayo iyo ugiye imbere irakugonga burya n'iyo ugiye inyuma yayo iragusiga ahubwo kuba uyu munsi dufite digitale turi mu iterambere ni ryiza ariko ntabwo iterambere risimbura umuco kuba twakohereza abana kwiga hanze kuba twakohereza abana kwiga mu bihugu bitandukanye ntabwo bikuyeho gutakaza umuco w'umuryango no gutakaza umuco w'igihugu yego icyo tuba tugiye koherereza abana ni ukugira ngo bagende bige bazane ubumenyi ariko ntabwo ari ukujya kuzana imico y'amahanga baba bagomba kugarukana umuco bajyanye ahubwo aho bagiye bakigisha n'abandi umuco w'abanyarwanda ahubwo bo ntibagende ngo bajye kwiga umuco w'abazungu kuko ni abazungu umuzungu ni umuzungu nawe uri umunyarwanda ahubwo wowe nk'umunyarwanda ugeze muri Amerika niki bakuboneraho nk'umunyarwanda ni uwuhe muco rero umuco w'umunyarwanda kuva na kera yariyubahaga icya mbere yambaraga neza icya kabiri ntiyariraga habonetse hose yariyubahaga none uyu munsi urahura n'umumama ungana na mama minyoni arimo aragotomera yawurute mu muhanda ari kwiyekenyera agasheke arimo arahekenya igisheke kandi ibyo mu muco wacu w'abanyarwanda ntabwo byari birimo noneho washyiramo no kubura umukristo ni iki umukristo ni umuntu wiyubaha yego noneho yagerekaho kuba umunyarwanda ufite umuco akaba umukristo mwiza akirinda ariko uyu munsi urahura n'umubyeyi ungana na mama minyoni afite ubunyobwa arimo aragenda agira atya mu muhanda wose umuco w'abanyarwanda ubwa ngo niyo viziyo si ukuta agaciro viziyo ni uko hari ibyo wagezeho ni ugukora ugatera imbere ariko si ugutakaza indangagaciro z'umuryango no gutakaza indangagaciro z'ubukristo muri wowe no gutakaza indangagaciro z'umunyarwanda mu gihe cyashize nigeze njya Uganda mpurayo n'abantu baho hari aho nageze nsanga bagize ibyago bati pasiteri nsanga bari kurya banyakira ku rupfu ngo nigenda habwa ntoya ntabwo njye nabishobora mu muco w'abanyarwanda ntabwo turya twapfushije ntabwo turya inyama barambwira batereka da ni wo muco wacu ndababwira ntoya njye ntabwo ndi bubiri barambwira bati nutabirya uratugaragaza nabi mwagaragara nabi ariko genda umunyarwanda gendera ku muco w'umunyarwanda yego ariko sindi bugendere ku muco w'umugande ndagendera ku muco w'umunyarwanda ikindi City Hunter ntabwo tuzabwira abana kubaha no kugendera ku muco wacu nk'abanyarwanda no kuba umukristo ariko nyamara izo mbuto twebwe ntazo batubonamo tuvuga urugero hari ikintu cyateye muri iyi minsi wumva ngo sugar mami sugar daddy uzabwira umwana wawe ute kudasambana cyangwa kudakundana n'abapapa bakuru kandi nawe ubikora nawe uri umupapa ubikora ariko reka nibutse abantu baturira mu menyo burya icyo umuntu abibye azagisarura kuko uyu munsi umuco w'umunyarwanda arereraga undi na wabonaga umwana w'umuturanyi uyu mwana ukamubwira uti wa mwana we ibyo ukoze ntabwo ari byo ariko uyu munsi iyo ubonye umwana akoze amakosa ukaba wamubwira uti ibyo ukoze si byo arakubwira ngo wowe undera nkandure daturi mama bivuga iki ntabwo ababyeyi dutoza ko abana bagomba kubaha abantu bose uyu munsi ntabwo umwana yubaha umuntu mukuru uragera mu bukwe wasanga umwana yicaye ntiyaguhagurukira kandi twebwe mu gihe cyacu twabonaga abakuru bacu ababyeyi nka ba mama minyoni
sitiyata ugahaguruka umubyeyi akicara kera wanyuraga no ku muntu atwaye akantu ukamutwaza none uyu munsi urahura n'umubyeyi ufite igikapu kimuruta ngo ubyimenyere nanjye ndamenye byawe cyangwa uranyishyura ngahe se ubyimenyere sitiyata nigeze ndwarira mu modoka nimwe ndabyibukana nimvuye mu kazi ndarwara ariko nararwaye ndyama muri bisi mo hasi mbura umuntu n'umwe wanavuga ati icara kuri iyi ntebe yahengama abura uruhande bakankandagira yahengama abura uruhande bakankandagira cyakoze twenda kugera iyo twajyaga mbona umwana w'umukobwa araje arampagurukije nabwo tugeze aho agiye kunyicaza saga intebe ye bayicayeho byabaye ikibazo kugira ngo umuntu ahaguruke kuri iyo ntebe kandi amubwira ati reka nzane uriya murwayi uryamye mu maguru y'abagenzi nyamara bicaye n'abana ni urubyiruko yego rero icyo tugomba gukora niba turi abakristo twicare ku isoko y'umuco niba turi abanyarwanda koko turebe kirazira y'umunyarwanda kirazira y'umunyarwanda ni ukubaha ni ukumvira rero uyu munsi ntabwo umubyeyi umunsi wo kugira ngo akurerere ishugamame arimo araryamana n'abana batoya yego 18 ntatinya kubatereta kubera ubutunzi afite umupapa w'imyaka 60-70 harimo arubahuka abana b'imyaka 20 yego arimo arabatereta aho yakurereye ahubwo arimo arabakurura abishyira yego ese wa mupapa we uri kunyumva wa mama uri kunyumva niba utinyuka umwana w'umunyarwanda wa mugenzi wawe ukaryamana na uri umukristo uri n'umunyarwanda urumva bawe ayo maraso urimo urababibamo amaraso mabi ibyo ukora nibyo bazakora kuko ngo wibahetse abayigisha uwahetse ese mama menyo nk'abashugamami ubavugaho iki sitiyanta reka tubwire kuri bashugamami yego uwo bavugaho iki uri umubyeyi mukuru w'indangagaciro wambara ukikwiza tugeze kuri bashugamami ku rubyiruko uyu munsi wabavugaho iki reka tumuhe mikoro murakoze cyane pastor hari akantu usoreje uri kuvuga uti uri umubyeyi wambara ukikwiza uyu munsi kwambara ibirebire cyangwa kwambara ibihisha amaboko kwambara ibihisha amatako nta nubwo ari nabyo bigisobanura ko umuntu yikwije ahubwo basigaye nibyo bizamuka cyane kurenza ibisanzwe biri hejuru ibintu bisigaye bikaze ntibazagushuke nabonye ibintu byarakaze uyu munsi rero nk'uko twahoze tubivuga hari ababyeyi batiyubaha ukabona nta gaciro yiha nta n'umuco afite akumva yagenda arangarije buri wese niko nabyita niba ari amafaranga bafite niba ari amafaranga aba yifuza kuri bariya niba ari umubiri uba wamunaniye akavuga ati reka nemere mfate na turiya twana uko twaba tungana kose ntago kugeza ubu birasobanuka hari ukuntu abantu bajye bavuga ngo ibintu by'abashugamami ngo byaturutse ngo ku badamu babaga bafite abagabo bagiye muri misiyo izamara igihe kirekire abari bo bose ntago duspecifiye ngo tuvuge ngo naba noneho ngo baba mama bakananirwa kwiyubaha bituma batangira gushakisha udusore twa dusore natwo tuhita dukora ryashyira hamwe ryabo ry'abapfubuzi bahita bavuga bati reka ibi bintu tubikoreremo amafaranga kuko bari bamaze kubona ko bari gushakishwa ibi bintu mu muco wa kinyarwanda ntago iryo jambo ryahabaga ibi bintu mu muco wa kinyarwanda nta nubwo byahabaga ahubwo byaturutse hehe niyo mpamvu mbabwira inshuti zanjye twere no kuvuga ngo byaturutse hehe cyangwa byazanywe nande cyangwa byaraje ahubwo twebwe nitwicare twongere twisubiremo hari akantu mwahoze muvuga ngo uko imyambarire ari nako wenda nari mvuze nanone uko yaravuze turambara ukikwiza uyu munsi turi mu kwezi kwa 4 ndakwinginze ngo ugere ku muhanda urebe abantu bambaye udusengeri n'udukabutura imvura iri kugwa yiganye ibyo yabonye kuri interinete by'abantu bibereye ku nyanja bo bari mu gihe cy'ubushyuhe ubushyuhe bwa hariya bukwemerera yuko udashobora no kugira akantu wikozaho ariko kubera ko nabonye hari umuzungukazi ubyambaye uyu munsi ndakubitamo string nkubitamo isutiye nindangiza nanjye ngende imvura irimo igwa ibi wambwira ngo ni ibiki namenye utararengaho niza gato nkunganire sitiyanta
uyu munsi abanyafurika dufite ikibazo. yego Kambwira ikibazo dufite nta cyizere twigirira, ntacyo ahubwo twebwe duhora twigana imico y'abandi, ariko nyamara natwe dufite umuco wacu. Nk'urugero ndaguha uyu munsi City Hunter, ariko ubwo ukiri aho uze no kubireberaho nyine n'abantu bakuru bisuzume n'igihugu, kuko nk'uko turi kubiba turi kuvuga ku muryango mwiza n'itorero, kuko ibyo bintu byose biragendana. Habuze umuco Imana rwose nayo ntiyaboneka. ubwo ngubwo urahita uza kuvuga ku kibazo cyaba gihari gapu, nimba umuntu abona umuntu yambaye ubusa akabyigana, bivuge ngo abantu bagakwiye gushyira hejuru umuco n'iyo mibereho ya gikristo. Nibahari twebwe iwacu, ubwo nibahari ngo nabo tujye tubona abantu bambaye ikinyarwanda bikwiye. Barahari izi saha urabona umuntu n'abacecuru asigaye, wari wajya mu bukwe siko n'umucecuru asigaye agura ikanzu y'ubukwe igeze ahangaha n'inkweto ndende nyine. Urakoze cyane. Umuco nidusubira inyuma kandi turasanga Yesu mu ishuri ry'umuco mu Bayahudi. Buriya Yesu avuka habaga umuco w'uko nta muntu nta mwana uvuga ataruzuza imyaka y'ubukure 30. Ari nacyo cyatumye Yesu atangira misiyo y'ivugabutumwa, akafata n'icyemezo cyo kubatizwa yujuje imyaka 30. Yanameze ubwanwa ariko kongera ari mukuru. Biriya byari umuco. Ntabwo Yesu yari bubone ijambo mu Bayahudi ngo avuge ahagarare mu masinagogi, ahubwo muri bwa buto bwe yagendaga mu masinagogi ariho abatambyi bavuga ngo ariko uyu mwana ni uwo kwande ubaza ibi bibazo. Hanyuma rero nsubiye inyuma, uyu munsi nta muzungu wifuza kuba umunyafurika, ntawe. Nta muzungu wifuza gukora amavuta yamuhindura umwirabura. Ariko uyu munsi amavuta yose y'ibicupuri, ayo kwica uruhu, ayo kwica umubiri, barayakora yose. Isoko ryabo ryose riba muri Afurika. None ugasanga umunyarwanda wavukanye imibiri yombi ngo arashaka kuba inzobe cyane ngase n'umuzungu. Ubundi kuba umuzungu ku ruhu bikumariye iki? Uyu munsi duhura n'abamama n'abakobwa benshi, ugasanga amano ntasa n'ikirenge, mu maso ntibisa n'amaboko. Kubera iki? Yashatse kuba umuzungu. Ngo nabonye ngo uriya muzungu nasa nawe. Niba nta muzungu wifuza kuba umunyafurika ngo yifuze gusa n'umunyafurika, niki cyatuma umwirabura umunyafurika ajya gusa n'abazungu? Ndetse akisiga n'amavuta mutonora uruhu ngo kugira ngo ake ngo abe mwiza. Ibi rero ni ukutagira icyizere cyawe ndetse no kutagirwa n'ukuri. Ariko uri umunyarwanda ukanyurwa n'ukuri umunyarwanda, ukaba umukristo ukanyurwa n'ukuri umukristo, ukubaha Imana. Ari nayo mpamvu njya mvuga kuri karande yo kutubaha Imana ko yaguteza ibyago. Aya mavuta benshi abagiraho ingaruka. Hari abatera indwara z'uruhu, izo ni ukutumvira iki Imana, kujya guhindura umubiri wawe ko Imana itawuguhaye. Hari abatera imitsi, hari abatonora uruhu akajya arwara ibimeme, ugasanga yarwaye indwara zitandukanye ziterwa no kwigira uwo atagomba kuba we. Hanyuma rero itorero ritangirira mu muryango, n'ubunyarwanda butangirira mu muryango, n'umuco bitangirira mu muryango. Icyo dusabwa munyarwanda, mugabo uri kunyumva, umugore uri kunyumva, rubyiruko, dusubire ku isoko y'umuco. Tugire umuco kandi tugire n'ubukristo muri twebwe. Tugire ibyo dutinya, twe kugira ibyo, twe kubahuka ibintu byose. Gutera imbere ntibivuze kwihindura uwo utagomba kuba we. Dusomye ijambo ry'Imana, yego tugiye gusoma mu Migani, twumva icyo Imana ivuga. Ese Imana iravuga iki ku muco? Imana iravuga iki ku bana, ku rubyiruko? Ese iravuga iki ku babyeyi, ababyeyi badahana abana? Ukagendana n'umwana w'imyaka 12, 7, muricaranye muri base, umwana umusaza w'imisatsi 2 aguhagaze uruhande, umwana wawe muricaranye, uyu mwana urimo uramujyana he? Ntaho. Uyu mwana azubaha ntibagicira ngo nawe yakojejeho gukoza kuri tapenego. Ntago bivuze ko uyu mwana atakubaha abakuru.
kuko nuhagaze hejuru ye kandi ari mukuru amubyaye nawe yakojejeho. ariko se dusubiye inyuma umuco uyu mwana arakwiriye. reka dusome ijambo ry'Imana twumve inshingano z'umubyeyi mu muco. Bibiliya iravuze mu migani, mama minyo dusomere. Dusomye mu bice 23 by'imigani mu gitabo cy'imigani, mu migani ya Salomo umurongo wa 13 haravuze ngo ntukange guhana umwana kuko numukubita umunyafu atazapfa. Uzi ko kera wakoraga amakosa ugahura n'umubyeyi akaguhana? yego. ariko uyu munsi umubyeyi arahanira undi akamubwira ati uyu mwana wawe musanze mu makosa ndamuhannye, ugahita witabaza ribu, ugahita witabaza inzego z'umutekano, kandi nyamara umubyeyi yabonye ko umwana wawe arimo akora iki amakosa. Rero Bibiliya iravuze ngo ntukange guhana umwana kuko numukubita umunyafu atazapfa. Ku murongo wa 14 uzamukubita umunyafu maze azamukiza ubugingo bwe kujya ikuzimu. yego. Bivuge ngo kudahana umwana ubuzima bwe urimo urabujyana ikuzimu. yego. Kudakubita umwana umunyafu ngo ni uburenganzira bwe. Uburenganzira nibyo, ariko uburenganzira ni iki? Ni ukurenga inzira. Uwamaze kurenga umurongo wese atandukira gukora iby'umuco utemera n'iby'ubukristo butemera. Hanyuma nanone twihuse mu migani ibice 10, aha twumvise ko gukubita umwana akanyafu ni ukumukiza ku gikuzimu, ni ukumukiza urupfu. Reka dusome mu migani ibice byaho 10, aravuze ngo turasoma ku murongo waho wa mbere, haravuze ngo imigani ya Salomo, umwana w'umunyabwenge anezeza se. Umwana w'umunyabwenge anezeza se. Wa mwana uzankurikira, rubyiruko muzankurikira, muzadukurikira iki kiganiro, umenye ngo kugira ubwenge bwawe, kubaha kwawe bizanezeza so. Hanyuma ariko umwana w'umupfapfa ababaza nyina. Mama minyoni reka dusobanurira umwana w'umupfapfa ababaza nyina gute? Ariko umwana w'umunyabwenge wanezeza se. Ariko umupfapfa ababaza nyina. Murakoze cyane. Iyo bavuze ngo umwana w'umunyabwenge anezeza se, n'abanyarwanda twese turabizi. Iyo umwana akoze neza, yaba ari umukobwa yaba ari umuhungu, baramubwira bati urakagabo sha usa na so. Ariko yaza ko zikoze ati kira ni ikigoryi cya nyina, ati si umuhungu wa nyina se, ati hosha igendera uwa nyoko. Ugasanga byahindutse nk'igitutsi. Ariko igituma bavuga ngo umwana w'umupfapfa ababaza nyina, inshuro nyinshi ujya wibuka yuko nyina w'umwana niwe uba yaramugiriye ku gise, niwe uba yaramushyizeho igisanzu. Iyo umwana abaye mubi, umubyeyi agira agahinda katazigera gashira, kandi umubyeyi bavuga n'umugore agira agahinda katazigera gashira. Uyu mwana wabaye mubi atoneka nyina kurusha uko yatoneka se, icyo yakwitwara icyo ari cyo cyose. Kandi ubundi bagira bavuga ngo imfizi iravumera ntabwo ibyara. Niyo mpamvu umwana wabaye mwiza, wabaye umugabo, uzanarebe niyo umugabo yataye urugo akagenda akajya kure y'urugo rwe, kure y'abana be. Iyo abana bagize iterambere babaho n'ibiki byose, umugabo azahagaze yemye avuga ati mpawe icyubahiro, akumva ibyo bintu nibye, akitwa ko ari we se w'umwana, kandi wenda nta n'uruhare yagize rwo kumukura hasi kugira ngo amugeze kuri urwo rwego, gusa kuba yarateye inda bikamuhesha uburenganzira bwo guhabwa icyubahiro, kubera ko umwana we yakomeye, kuko umwana we yabaye minisitiri, kuko umwana we yambitswe ikamba, kuko umwana we yagraduatinze, kuko umwana we yambaye ivara. Ariko uyu munsi umwana wahuye n'ikibazo, umugabo ashobora no guta urugo kubera wa mwana, kavuga ati uruwa nyoko mukomezanye na nyoko wanyu. Umwana wabaye ikigoryi
nyina niwe ugendana agahinda ndetse kamwe gashobora no kuzatuma umubyeyi arwara puresha akaba yakwikubita no hasi. Rero abana kuri uyu munsi njya mbabwira ngo nimwitware neza mu rwego rwo kugira ngo ba mama wanyu batazicwa n'agahinda kandi aribo bagize uruhare runini cyane mu burere bwanyu. Murakoze cyane. Ikindi iyo dusomye igitabo cy'umwanditsi Mose mu Kuva ibice byaho 20 ku murongo wa 12 haravuga ngo urubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe igira gute iguha. Muri iyi minsi mama Minyoni dufite ikibazo no mu rubyiruko rutubaha ababyeyi. Muri iyi minsi ababyeyi bafite ikintu bita agahinda bidaturuka ku burere bubi bw'ababyeyi ahubwo bituruka ku ngeso mba abana bagira gute bandura. Ahangaha nashaka kuvuga iki? Imana ibivuzeho ikiyo iravuze ngo urubahe so na nyoko kugira ngo uramire mu gihugu witeka Imana yawe iguha. Bivuge ngo kubaha ababyeyi harimo umugisha w'Imana, kutubaha ababyeyi harimo umuvumo. N'ubu mama Minyoni nzi ko afite umubyeyi ariko batamwubaye nawe n'umwana ku mubyeyi we. Dufite abantu uyu munsi badashaka kwemera ababyeyi babo bitewe n'ubuzima bavukiyemo. Yagira amahirwe yaba yaravuye iyo ngiyo reka mvuga iyo kure irede bariyo yagera i Kigali yanezerwa akagira gute akavuga ati jewe iwacu mvuka i Kigali ntabwo iwacu mbazi. Yanashaka ahubwo akakodesha undi mubyeyi witwa. Noneho uyu mwana yihakanya ababyeyi kubwahaturuka cyangwa se uyu mwana akabaho mu buzima bwiza hano i Kigali ariko adashobora kwibuka ko yasize ababyeyi mu cyaro. Gusubiza amaso inyuma uyu mwana ntabe yasubiza amaso inyuma. Kandi burya kera bajyaga baca umugani bakavuga ngo umwana mwiza akura umubyeyi ku ngoyi, akura umubyeyi mu kibazo. Rubyiruko ubaha so na nyoko kandi wumva inama mama wawe akugira, wumva inama so akugira. Wimufata mu myaka afite y'ubusaza ngo mama arashaje ngo ntazi ibigezweho. Kumenya ibigezweho ntago bikuraho umuco w'igihugu, ntibikuraho umuco w'umuryango. Ugasanga umwana arareba se aturiya mubyeyi, reba ikote yambaye, reba ipantaro yambaye, ugasanga umwana yambaye urukweto rw'ibihumbi 80 ariko se agenza ibirenge na bodaboda si igihumbi atazifite. Ubwo se wumva agaciro ufite arakaye, inkomoko yawe utayiha agaciro. Ugasanga umubyeyi yambaye agatenge kamushiriyeho nyamara afite umwana wogosha 040 i Kigali, afite umwana utera kanti i Kigali, ni umusore. Ariko mu muco nyarwanda nta mugabo wateraga kanta, sigaye bashyiramo mwabagabo. Iyo wicaye ukabona baguteye kanta mu mutwe koko uri umukristo, uri umuvugabutumwa, uri umushumba, uri umuhanuzi, bagukaragiye umusatsi. Iyo misatsi ukaraga Yesu uvuga yakaraze imisatsi aricyo. Ariko bakozi b'Imana iryo terambere uwo murengo babafashe ni murengo nyabake. Umurengo wo gufashe uri mu butayu ntiwakaragaga imisatsi, ariko Imana iguteye iteka gatoya uricaye barimo baragutera kanta. Wabaye umugore ryari? Imana iguhamagara wari umugabo, ariko uyu munsi kubw'umurengo w'amafaranga wabaye umudamu. Baragukaragira imisatsi, ubwanwa barabusokoza bakabugereza ahangaha. Kaguha agatekerezo gatoya, kera nkiri umudivantiste twigeze tubwirizwa n'umupasiteri aduha ubuhamya ngo bw'umusaza wari mu itorero. Noneho ngo uko pasiteri abwiriza akarira, noneho ngo pasiteri agira ngo umusaza yafashijwe. Pasiteri yakwigira atya ngo umusaza akarira. Noneho ngo iteraniro arisoje arihanisha, yihanishije ngo ategereza ko wa musaza azaza yihane, araheba. Noneho ngo agira amatsiko aramubwira tuze gusigara tuganire. Aramubaza ati ko nabwirije ukarira habaye iki? No kwihana
ntiwihane njye nari nzi ko watsinzwe n'ibyaha umusaza aramubwira ati rero pasiteri ati ikintu kindiza mwana wanjye ati uko wigira utya n'uwigira utya ati nabona gusa n'isekurume yanjye yapfuye muri iyi minsi urumva yari yarogoshe ubwanwa yarabushokoje bugera hariya uko yigira atya ngo akibuka isekurume ye yapfuye biratangaje kuba pasiteri w'intangarugero wabwiriza bakakubonamo isekurume kogosha ubwanwa ukabutereka bakabutera kanta bakabudefiriza bikumariye iki Paul yaravuze ngo tubyemerewe byose ariko siko bidufitiye umumaro koko indangagaciro abakristo bakubonamo udefiriza utera kanta nk'umusatsi ngo urwanye imvi urarwanya imvi urarwanya icyubahiro kuko imvi burya ni icyubahiro cyo watangiye kugira imisatsi ibiri watangiye kuba umubyeyi ubatangiye kuba umugabo ariko koko biratangaje arazihisha rero umuco uzi ikibazo pastor icyo cyo hari akantu ngiye kuvugaho buriya imvi inshuro nyinshi hari n'igihe zitaza kubera n'imyaka zikaza kubera stress usanga abajene b'iki gihe bari mu myaka 40 35 40 gutyo ugasanga bafite ntuzi ugasanga imvi zamumaze kubera izo stress kavuga ati reka njye muri salo bagacishemo bakanakamumesheramo neza ku buryo bitagaragara ko karimo ari kagasatsi kakirabura gusa hari aho nyine hari ibyo ureba nyine ukabona ko bikabije hari ibyo ureba ukabona ko bikabije rwose ariko hariho n'ahandi bireba ukabona vraiment n'isuku oya byo simbyemeye byo ntago byemeye ntabwo kugira isuku bigukuraho uriwe ntabwo bigukuraho uri byaba afite utusatsi tw'utujwiri cyangwa dusa nabi wakwemeye ko wagize injwirize urajya guteraho undi musatsi w'iki uri umuntu w'umugabo uri umukristo cyambere ubuze umuco cyakabiri ubuze n'ubukristo Imana iguhamagara aho wari uri injwiri zawe warazihagurukanye erega buriya n'inzara hari igihe itera kutamera umusatsi ibiryo byaboneka umusatsi ukaza ariko ntibivuze ko amafaranga Imana iguhaye ujya kuyatezamo no kuyangiza kubw'umurengwe no gushaka kubuyunguyu ibyo nibyo twavuze emera uwuriwe yego emera uko Imana yaguhamagaye wa mugabo yego none harabona abonye abakozi b'Imana uyu munsi abahagaze no gatuta afite na bero tagira gutya cyo bita kurenga inzira biriya koko izo ndangagaciro buri kanya urabwiriza ugira gutya uhanagura iminwa by the way mukristo wa mugabo Imana ukorera ni afite utuvuta arimo aragenda asiga iminwa arimo aragenda asiga iki ngo akunde ngiminwa imere neza imbere y'iki yiteraniro habwo hari umwuka wundi wakwinjiye utazi rero Stehanta icyo dukwiriye no gusubira ku isoko y'umunyarwanda umunyarwanda ninde umukristo ninde umuco niki nitubihuza uko ari bitatu tuzagira itorero ryiza tugira umuryango mwiza tugira igihugu cyiza kuko igihugu gituruka mu muryango niba uyu munsi wemerera umwana wawe kwambara amaherena ari umuhungu kandi twasoma amateka ya Bibiliya twereka ko amaherena asobanura ububata umuhungu wawe ukamwemerera akabata dufite ikihe igihugu cy'ahazaza kandi urubyiruko ni igihugu cy'ejo ni itorero ry'ejo niba wemerera umwana wawe kwambara amacupa kumwambika akamucikopa umunsi duhura n'umumama ukabona umumama yambaye bayita deshire n'akana ke kambaye akadeshire none ukabona akadeshire umwana yambaye gakojeje isoni kwibaza turajya hehe banyarwanda turimo turajya he se cyo twavugaga se nyine ngo babana murabarenganya nyine bo rero nayo bonse icyo dukwiriye gukora abana nibo nk'amashereka meza duhana abana bacu tubatoza umuco tubabwire kubaha tubabwire uko kera umunyarwanda yabagaho noneho by'akarusho turi n'abakristo tugire indangagaciro z'abakristo nibwo tuzagira urugo rwiza tugira itorero ryiza
n'igihugu cyiza n'uzatubona yifuze ku muco wacu yawe uhagararamo kandi yifuze ko yaba umukristo w'umunyarwanda njye numva twagarukiraho twagana ku musozo tugashimira abantu bari badukurikiye ariko nanone reka tubwire abantu bibuke iterambere rijyane n'imigani kera twahengeraga ukwezi kugeza akaba aribwo baducira imigani batwigisha umuryango n'igihugu n'Imana none uyu munsi amatara ariho imiryango kwicara byarabananiye bicara habona babwira abana batoze nyine abantu umuco banabatoza Imana nyine nuko tubisanga umuntu aba yakubisemo ka buraka kandi pasiteri wawe yashyizemo buraka nta cyatuma nawe utayishyiraho nta cyatuma ati na pasiteri n'ubundi akubitamo pasiteri arashyira na bero ku munwa nanjye ndagashyiraho tibitwaye ikisi nahanura yerekwa kandi na mama nabonye yagiye mu birori yiyambariye karaga kanzu bitwaye ikisi ko mama atambuza wowe urinde wo kumbuza nuko rero ibintu biba bimeze mwatanga nomero za telefone rero mva mvuga ngo harigemeje profi zabifashisha ego navuze ngo dushimiye abantu bose badukurikiye kuri channel Uyisenga TV ndetse no kuri Mama Mignone Official ndetse no kuri The Blessed ahantu hose badukurikiranye bibuke kujya kuri Uyisenga TV bakore subscribe ibaho umugisha hanyuma birambuye bashaka inama zirambuye n'iki kugira ngo tuganire birambuye ku muco baduhamagara batwandikira banyandikira kuri nomero ya 0785 54 018 Imana ibaho umugisha yego murakoze cyane Imana ibaho umugisha abadukurikiye mwese nimero zanjye ni 07 88 26 83 22 uri hanze y'igihugu ntiwibagirwe gukiraho plus 250 yes shalom